nitwa Ernest Kabeja ndi umuturage w'umurenge wa Kanama nkaba nyobora inama njyanama y'umurenge. Mu busanzwe muri gukora akahe kazi mu buzima busanzwe? Nkora akazi ndi umuhinzi mworozi, nkora akazi k'ubworozi muri uyu murenge wa Kanama. Uyu munsi ni umunsi w'umuganura, mu byo twabonye mwaganuye harimo n'ibirayi, ndetse dushaka kugira ngo biduhurize umusaruro w'ibirayi. Umunsi uhagaze ute, mwatangiye bimeze gute? Murakoze. Ubundi umurenge wa Kanama ni umurenge nk'uko mubibona w'imisozi miremire. Nyuma ya 2013 hari isuri ikomeye yangizaga ubutaka bwose ku kigero cyo hejuru, ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko natwe abahinzi yaradufashije badutunganiriza ubutaka ku buso burenga hegitari 100 muri uwo mwaka. Njye nari mfitemo hegitari 1, ariko nk'uko nabivuze isuri yari tugejeje ahantu tutagihinga, mbese twajyaga gutera amashyamba gusa. Ariko bamaze kudufasha, akarere ka Rubavu kamaze guca amaterasi ya hegitari 100 nk'uko nari mbibabwiye, umusaruro watangiye kwiyongera guhera icyo gihe. Icyo gihe nko kuri hegitari mwasaruraga umusaruro twasaruraga nka tone 6, 5, 7, ntabwo twarenzaga toni 7, ariko umusaruro waje kuzamuka tugeza kuri hegitari 15 kuri hegitari. Icyari gisigaye muri ubwo buhinzi ni ukubona imbuto nziza, naho kurwanya isuri byari bikozwe neza kandi ku buryo burambye. Uyu munsi mugeze kuri toni zingahe kuri hegitari? Uyu munsi umuntu wakoze ibyo tugirwamo inama mu buhinzi tugeze kuri hegitari 1, aho ushobora gusarura toni 18, 17 tuzigezaho. Kuri hegitari, umusaruro kuri hegitari. Rwari urugendo rumeze gute kuri wowe noneho nk'umuhinzi? Wavuye he uyu munsi ugeze hehe? Murakoze. Rwari urugendo rukomeye kuko gutangira uhomba bica intege umuhinzi, ariko nk'uko umusaruro wakomeje uzamuka bihuye n'amahirwe twari tubonye yo gutunganya ubutaka. Amahirwe amaze kuboneka, tumaze kubona ubutaka burwanijweho isuri, twakomeje kugenda dukemura ibibazo bitandukanye nko kubona aho tujyana umusaruro, naho byari ikibazo. Nibwo twubatse iyi nzu kugira ngo idufashe gukusanya umusaruro ndetse no kuhazana amafumbire akenewe kugira ngo tubashe kongera umusaruro kuko tubyifuza. Icyo gihe nk'umuntu tugiye kureba wari utunze bingana ute kureba mu buryo bw'iterambere? N'icyo uyu munsi wabashe kuganuza abantu? Nari umuturage uciriritse uhinga bike, nk'uko nababwiye nari mfite hegitari 1. Uyu munsi ndi guhinga kuri hegitari 5. Numva nongeye gutaka, zamura igipimo cy'ubuhinzi ku buryo bufatika. Uyu munsi nari ntuye mu cyaro, ubu ntuye mu mujyi. Narubatse, nari ntuye mu kagari ka Nyungwe muri uyu murenge, nkaba ntuye mu kagari ka Mahoko ku mujyi wa Mahoko. Rero narubatse, ndi umutunzi, mfite amatungo, mbese ndi umunyarwanda wishimiye kuba mu Rwanda. Reka tugaruke mu buryo noneho bw'amafaranga. Icyo gihe nko kuri hegitari wakuraga amafaranga n'iki? Uyu munsi ku mwaka kuri izo hegitari 5 wavanyemo ibyo wahembye abakozi n'iki, winjiza amafaranga n'iki ku mwaka? Murakoze. Urumva nubwo umusaruro wazamutse, ariko n'ibyo dukoresha mu buhinzi byarazamutse, abakozi barazamutse, amafumbire yarazamutse n'ibindi. Ariko ibyo byose kuri hegitari, nk'uko nababwiye, twakuragamo toni 7 kuri hegitari. Urumva ubishyize mu mafaranga yari amafaranga make, ariko uyu munsi turi kuri toni 16, 17, 18. Nanone inyungu yarazamutse. Ubu rero mu mafaranga nawe ufashe toni 17 urumva
ikiro turi kukigurisha 500, urumva ko toni ni ibihumbi, toni iri kujya mu 500, urumva rero inyungu yo turayibona kandi turasa nayo. murasa nayo. Ba bantu batarabasha kumva ko ubuhinzi ari umwuga watunga ubukora, murababwira iki? Barabeshya kuko ubuhinzi ni umwuga mwiza, ni umwuga iyo uwishimiye ukawukunda birakunda, kandi ugomba ikimenyimenyi ni uko abakora mu buhinzi bateye imbere, abari muri segiteri y'ubuhinzi babikora neza babikunda bateye imbere, n'abanyarwanda bishimye. Uyu munsi wavuye ku bakozi banga wakoreshaga ku munsi ugeze kuri bangahe? Twumve ababaho kubera ko wahinze ibyo birayi. Nari mfite umukozi umwe nkorana nawe n'abandi mukoresha abanyakabyizi, ariko uyu munsi mfite abakozi 12 bahoraho ndetse n'abandi banyakabyizi, hari n'igihe mba mfite abakozi 50. Ibirayi umuntu avuga ngo hano muri Kanama ni ahantu mufite mwegera ishyamba rya Gishwati, umuntu atavuga ko imvura wenda cyangwa ngo mukeneye kuvomerera, umuntu yavuga ngo ni ayahe mahirwe mubona mwarushije abandi bahinzi b'ibirayi? Amahirwe arahari ko dufite ikirere cyiza, nubwo imihindagurikire y'ikirere nayo ikomeza yivanga, ariko ubusanzwe ni ahantu h'imberabyombi, hari ubushyuhe n'ubukonje bijya kumera kimwe. Rero hari amahirwe ku muntu wese wahakorera, ariko nyine amahirwe haba hari n'imbogamizi, kuko ntabwo nareka kukubwira ko hari imbogamizi z'uko nta mihanda ihari, bityo kugeza umusaruro ku isoko bikaba ari ikibazo. Kuko uyu munsi nk'agace natanga nkubwira agace kitwa Nyirabusuru, aho umwikorezi yikorera ikiro kimwe ku mafaranga 70, 60, 70, urumva ari imbogamizi ikomeye. Kugira kigeze he? Kugira ngo akigeze hano kwikusanyiriza aho duhurira na koperative y'abahinzi b'ibirayi. Ugakora ibirometero bingahe? Ibirometero 20 bikoreye. Bituma ya nyungu mwateganyaga kubona nicyo ngicyo bigabanya inyungu ku muhinzi, ndetse urumva urwo rugendo rw'ibirometero 20 umuntu yikoreye ni ikibazo, n'imbogamizi ikomeye duhora tugaragaza, ariko igihugu cyacu rukunda abanyarwanda twese tuzi ko twizakemuka mu gihe gito. Umukuru w'igihugu muri 2010 uyu muhanda yarawubemereye, ni icyo kintu gituma udashyirwa mu ngiro? Natwe turabaza, dukunda kubaza inzego zidusura, ariko ikikomeye nyakubahwa yarawutwemereye ushyirwa muri gahunda yo gukorwa, ariko uyu munsi ntiwari wakorwa, kandi badusobanura ko hari ikibazo cy'ubushobozi, ari amafaranga atari yaboneka, ariko igihugu tuzi neza, twizera neza ko umuhanda uzakorwa.